byancanze naguhamagaye kugira ngo basi nawe ngire inama y'icyo gukora nta nshuti nzima zikibaho umuntu ni inshuti y'umugabo wawe ya hafi basangira byose akabisi n'agahiye noneho inshuti z'iki gihe zigukunda uhiriwe umuntu usarubatse afite umugore nta mugore afise umusore nanjye binshanze aho pe gusa ukora iki ukeneye amafaranga ukeneye kwishyura inzu ukeneye kubaho nta mwanya kuko ibyo bintu nabyo amajambo pe sishaka guhemukira umugabo wanje nawe urabizi